ingi tujye kumva another niyo song njye kuko oya nuririmbiye ko ari yindi muzugo uririmbiye yindi oya shaka yindi yes ngambwira okay cuz there is this English song you did ya mbere ugitangira speechless darling I'm short at words believe me, nobody's gonna take your place. Once I met a boy who told me that he came from Mars, and he took me by the hand and promised that we'll never part. Even if the sun switched places with the moon and the sky came down to the ground with us, even if the rivers in the end went down through the broken bend, we'll not die, we'll never be part. Yeah, we'll never be part. Oh yeah, we'll never be part. Yeah, we'll never be part. We'll never be part. Yeah. Namwita Ariel Ways, ladies and gentlemen, for the very first time kuva yatangira kuza kuri Kiss FM yaje yambaye inkweto. Kunaniye cyane sizirimba wari uhari nimba ari iki ngiki cyari gihari cyo ariko ndaceka ari cyo ikintu ufite mu mufuka ni kibora kandi n'uyu munsi wagikoresheje uraceka ari iki ni kibora kandi n'uyu munsi wagikoresheje ibihumbi bigeze amafaranga ageze ku bihumbi 134 nicyo kintu ushize mu mufuka ikintu kiza mu ngubu anje nagari you're guessing ntago ndi kugesinga ni ikintu nje nashize mu mufuka icyo kintu ni kibora kandi n'uyu munsi wagikoresheje amafaranga swata gusa bese amahirwe manager wawe nawe Bruce ikintu ufite mu mufuka ni kibora kandi n'uyu munsi nawe wagikoresheje ndagifite mu mufuka ni inji gifite ugifite kiri mu mufuka ni kibora kandi n'uyu munsi nawe ubwawe wagikoresheje icyo kintu ni iki niba ukigifite mu mufuka ntago nkiza ariko niba wagishize mu mufuka ni ukuboko ukumeze squat mwana aka was close ndi hafi na wapi hura na nyereye nabona kwa kuntu nyerera utwaye imodoka nka traffic police just late heruka ngaho wazanye indirimbo yawe ya slow ugarutse noneho uzanye na collabo sasa but before that wakoranye indirimbo na King James. Yes. Ngira experience yo gukorana na King James yari imeze ite? Experience yo gukorana na King James yari experience nini. Uyu wasanze yayirangije se cyangwa yaragwamagaye uza indirimbo itaratangira? Ni yamaye igitekerezo yambwiye ko afite indirimbo afite muri studio yumva ko byaba byiza nge nawe dukoranye. Kandi ni ibintu ibyo bimbwiye mbere yuko icyo gitekerezo cyiza twakoranye mu kazi mu kwibuka in 2019 something like that. So niho yanyumvise arambwira ngo uko iyo tuvugane aramumagara arambwira ngo I have a song yaba nziza cyane ugiyemo kandi kuko nanjye narayumvise ndirimbyemo bita was just magical. Wari wari ugiye kuririmba? Ntabwo ndarira ngiye kuririmba. Uri kuririmba? Ndarira narize ndi kuririmba na nyuma yo kumva ibyo naririmbye nibyo byakoze. Iyo niyihe ndirimbo yatumye urira? Indirimbo yanjye ya mbere ntabwo yantegereza. Niyo ya mbere na recordinze nkarira. Ntabwo wumvaga ni indirimbo nayo nsanzwe mfite itari ntarayijyana muri studio, ni indirimbo maze nkora ku ishuri twiga umuziki ku Nyundo nsanzwe nyikora ariko nayishyize muri studio none ndi kuyumva urarira. Byarandenze ntabwo nabyumvaga ko nabyimba
simbi uziko na nuba ari kubivuga kenda kurira no byari birenze. That's nice. By the way, ndi kumwe na Bruce abantu benshi muri showbiz baz Bruce manager na nuba cyari actually manager wa Meddy in the country. Bruce, Yes, I am. how was the wedding? The wedding was magical, man. It was magical. Magical kabisa nubwo tutashoboye kujyayo. Eh. We've seen the pictures, we've seen Yeah. the love. It was crazy. I know Meddy waramanaginze kuva gitangira umuziki muri kid friends mukiri bato mwese. Yes. Did you ever think of seeing Meddy getting married? Sure, I think not only me being surprised, I think nawe yari surprised. Nabwo You byaramutunguye. know, yageze kuri wa muntu aravuga sasa hanga ndafashwe. Hano ndafashwe. Atabitekereza ubu ndafashwe nawe yisanze gutyo. I think but it's a beautiful thing, you know. It is a beautiful thing. Umuntu yabonye that one person. I think that's beautiful. Wow, ndi kumwe na Ariel Ways afite a fresh new song. Ariel, Yes. Bruce ni nawe manager wawe ubungu cyangwa ni umufatanyabikorwa? Ni umufatanyabikorwa ariko ntago namwita manager. Yeah. Ntabwo wamwita manager. Yeah. But how is their relationship working with him? Urabona ari ibintu bimeze neza? Ni ibintu byiza ari iyi ni projet mbere dukoranye so ntago byanyorohera kuba nakubwira ngo this. Okay. But you think it's Bimeze going to neza. yield something nice? bimeze neza. Bimeze neza. Mukandi tujya kuza kuyumva ntugira aho ujya. Urabona like there is a way artists do work. Hari igihe abantu bakora umuziki wabo ubu ngubu watangiye kwikorana umaze kuva muri band. Umaze amezi angahe kuva muri band? Ndumva amezi wayivuyemo? mvuyemo ndumva harimo nk'amezi nk'umunani gutyo. Ajya kujya 8 8 gutyo. Wavuyemo December irangira ngira ngo I think so. Not really. Nibwo na releasinze indirimbo yanjye ya mbere actually. Wavuyemo navuye mbere. I released the song hashize igihe. Harashize actually nk'amezi abiri cyangwa ukwezi kumwe. What motivates you to work harder today? Wowe Ariel Ways. Icyambere it's mu rukundo mfitiye music ndi gukora. Okay. Ni inzozi zanjye nshaka kugeraho. Ni inzozi navuga za mama wanjye wambyaye watumye mbundi watumye ngira impano yo kuririmba. Ni inzozi ze nanone numva ndi kugeraho cause arabibona bikamushimisha cyane. Nje mufata umwe mu bana b'abakobwa bafite talent iri hejuru pe sana. Ariko nanone nkagufata nk'umwana w'abakobwa bafite talent bataratangira kuyikoresha uko bikwiye. Do you agree with me? On that point, yes, I do. You do? Yeah. What will happen this year at least? Will you release more than 5 songs? Big time. Big time? More than that. This summer. This summer, no. Igitekerezo cyo gukora na Riderman cyavuye he sasa? So, ni indirimbo nk'uko nabivuze mperutse hano. I picture myself as the voice of the people. Okay. Numva ari byinshi abahanzi tuvugaho ariko ngiye hari bimwe nshaka kugumaho nk'umuhanzi bitavugwaho cyane n'abahanzi. So yeah, igitekerezo cyaje after covid. Covid twese turabizi ukuntu byagenze, the experience byo twize. So mu byo nize nabyo byavuyemo inspiration bivamo igitekerezo cyo gukora indirimbo ishobora kuba yagufasha. Kadufata urugero because turi kumwe hano na Bruce kuba yagufasha wowe kwirinda ibibazo abantu benshi twahuye nabyo muri covid. Yeah, so ni indirimbo iri generally translated. Okay. Anyone can relate, anyone feel what happened in the covid. Na muntu wari ubizi byabaye byose. So ni indirimbo nicyo gitekerezo naho cyavuye. Negera Riderman mubwira igitekerezo mfite aranyumva cyane. And ndanabyishimira cyane nubwo no munsi tutabasha kuba turi kumwe. Okay. Yeah, ariko
that was the idea y'indirimbo ukuntu yaje kandi ntabwo uri bubone andi mezi 5 utarazana n'indirimbo siko bimeze oya ahubwo iyi reka isohoke n'ibindi biza babibyigana. Lovely. So what would you tell Riderman if he was listening to us right now? I tell him that I appreciate the support he gave me in this project. Yaranshyigikiye nakuze mwumva. I was a big fan, mufana cyane. Nawe wigeze kugereza kurapa? Ambo kurapa na really ariko nabaga nafashe bars ziwe, nabaga nafashe ibintu yaririmbye in my head till now hari ibyo bifite. So yeah, ndamushima cyane ko yanshyigikiye mu gikorwa nashatse gukora, numva ko cyafasha abantu muri rusange. Okay. Depanage sas. Yeah. Depanage ni iki? Udepana ndi. Nakudepana nugira ikibazo. That's depanage. Wow, urakoze kuza kuri Kiss FM uyu munsi rero. Nico abwira umufana wawe wese na wa muntu utaratangira kumenya Aria Ways wifuza ko yaba umufana wawe. So ikintu nababwira nuko ndabakunda cyane, ndabizi bari kunyumva ubu ngubu. Ikindi ndabazirikana cyane, ndabizi system nkora mu ngewe nagimeze nk'abandi, ariko nuko nguko nashatse gukora ibintu nuko nguko bizajya biza. So I know kandi ndabizi ko yeah ndabizi ko ako gake ndabizi ko hari abantu banjye bahari, kandi kuva umunsi natangiye from nowhere ntari Ariel Ways, nitwa Ariel Ways, they're still there. Abantu benshi bakunda your music. I loved your voice the very first time nakubonye uririmba, ngira ngo the first time nabonye uririmba wari kuri stage hamwe na Knowless. I was like, wow, she's super good. So big up to yourself, and please ntuzacike intege. Ikintu ugomba kumenya mu rugendo rwa muzika, uzabura umuhanga ariko ntuzabura abaguca intege, abagutuka kuri za social media platforms, abo muhura muhanda bakwereke ko atakuzi kandi akuzi. So ibyo ntibizaguca intege, uzakomeza ukore. So iyo umuhanzi azanye indirimbo niwe uyintroducinga bwa mbere. Please do us the honor and introduce your new song. Let's go. Ntajya yiyima bibaho abayanuza pfejo, ibyo bwita bibyimbaho, dore nk'ubu yakennye. If he checks on you but he needs ya, ngo abakeneye depanage. No, he doesn't care what you're feeling. Abakeneye depanage. Nkaza pfejo arya muza pfejo. So yeah. Wow. For the very first time on the radio, Aria Ways featuring Riderman, Rider Zaw, Depanage. Thank you so much.